Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 2,344 n'ibihumbi 858. Ikaba ari igihugu cya kane mu bihugu binini ku isi, ndetse ikaba n'igihugu cya kabiri mu bihugu binini muri Afurika, dore ko imbere yayo haza igihugu cya Algeria. Amashyamba ya Kongo ni amashyamba manini cyane, kandi bimwe mu bintu byiza ikino gihugu gifite ni ukugira amashyamba menshi. Amashyamba ya Kongo cyangwa se Bassin du Congo agera ku buso bungana na 60% by'iki gihugu. Akaba ahantu hagizwe n'ibiti byinshi, ibinyabuzima bitandukanye ndetse n'inyamaswa ziba muri iri shyamba biratangaje cyane. Ni kimwe mu bice binini bigizwe n'amashyamba ku isi, tropical rainfall, ndetse hakaba harabaye n'urusobe rw'ibibazo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gucika kw'ibiti ndetse n'ibindi bibazo bijyanye no kubungabunga ibidukikije. Iki kiri mu bice binini isi yitaho mu bijyanye n'ibidukikije, kubera ko kigize uruhare runini cyane nko kubika ibihingwa bitandukanye, ubuzima bw'inyamaswa ndetse na carbone itaboneka mu kirere. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari byinshi byavumbuwe n'abashakashatsi mu gihe cy'imyaka yashize. Usibye ibivugwa mu ishyamba rya Kongo, hari n'ibindi bikorwa byavumbuwe n'abashakashatsi kuri iri shyamba rya Kongo. Umutima wa Kongo, munsi y'ibiti by'inzitane by'amashyamba, munsi y'ibiti binini by'amashyamba kimeza, iwabo wa zahabu n'amabuye y'agaciro, hahishe amayobera, ndetse hatumye abanyamahanga bava imihanda, bava impande n'impande baza gukora ubushakashatsi ku ishyamba rya Kongo. Ni byinshi biteye urujijo kuri iki gihugu ndetse n'amashyamba yacyo, kuko hari igice kinini cyane cy'inzitane kidakunze kugerwamo. Abashakashatsi bakomeye ku isi bahabonye ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba, kandi bidakunze gusobanuka neza. Uhereye ku binyabuzima by'umwijima bigaragara muri aya mashyamba, hari ibintu byinshi cyane bitangaje bidashobora gusobanurwa n'amateka y'ubumenyi. Kongo yabaye ikintu cy'amayobera giteye ubwoba isi yose. Reka duhere ku bintu 10 bidasanzwe byateye isi yose urujijo n'ubwoba bukomeye. Bahaye ikaze kuri Buizy Entertainment. Ku mwanya wa mbere hari ibihe by'indwara zikomeye kandi zica ku kigero kiri hejuru cyane kidasanzwe. Mu myaka yashize Kongo yabaye indiri z'indwara kandi zica byinshi cyane ku kigero kidasanzwe. Ibyorezo byiswe bya rubanda, polio, malaria, Ebola ndetse n'izindi ntavuze kano kanya. Tutibagiwe kandi icyorezo cya coronavirus, byose byibasiye iki gihugu kiherereye muri Afurika yo hagati. Mwibaze igihugu cyasenyutse mu rwego rw'ubuvuzi bitewe nuko butari ugishoboye kurwanya izi ndwara cyangwa se ngo bubashe kumaintaininga abarwayi rwagendaga rwakira umunsi ku munsi. Ibyo byose kandi byabaye imbere yuko icyorezo cya COVID-19 kiza. Izi ndwara zabaye umutwaro uremereye cyane kugeza aho urwego rw'ubuvuzi rusenyuka burundu, kugeza aho UNICEF yatangaje impuruza zihutirwa itabariza Kongo. Urwego rw'ubuzima rwari rumaze gusenyuka kubera kubura ibikoresho byo kwifashisha mu kwita ku barwayi. Muri iki kibazo kandi cy'inzozi mbi, abari mu kaga cyane bari abana b'igihugu bagerageje kwirwanaho barwana n'izi ndwara zica nta mpuhwe. Byari biteye ubwoba cyane muri Kongo kuko yicaga nta mpuhwe, yabagaga nta kinya. Ubwo uru rwego rwari rumaze kubona ko ibintu bimaze gukomera, nta mafaranga, nta bikoresho byo kwita ku barwayi, izo ndwara zose zaraje ziturira muri iki gihugu, gihinduka indiri y'indwara ku buryo butangaje. Abaturage ba Repubulika ya Kongo bagaragaje ubushobozi bwo kwihangana ubwo isi yose yareberaga yitegereza uko iki gihugu kizahangana n'ibyorezo. Gusa igitangaje babyitwayemo neza. Mu byago bikomeye babonye imbaraga zo gukomeza neza. Abaturage ba Repubulika ya Kongo babereye isi urugero rwo kwihangana k'umuntu no kwikura mu bibazo bikugarije. Ku mwanya wa kabiri kandi hari inkuru itangaje y'inzoka nini cyane. Mu ishyamba rya Kongo hagaragara inkuru zitangaje bitewe n'ibinyabuzima bigaragara nk'ibidasanzwe mu mibereho y'umuntu. Uyu munsi nyemerera tugaruke kuri iyi nkuru ishobora guhindura ibitekerezo byawe. Hari mu mwaka w'1959 mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi,
kajugujugu yari iri kuguruka hejuru y'intara ya Katanga yari ifite ibanga ritangaje ryashoboraga guhindura amateka. Remy Van Lierde, umupilote w'umubirigi waranzwe n'ibikorwa by'ubutwari mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Kajugujugu ye yagendaga irenga mu bicu byo hejuru ya Afurika yo hagati, maze Van Lierde hamwe nabo bari kumwe babona igitangaza kidashobora gusobanura. Inzoka yabonetse munsi yabo kure cyane mu birometero byinshi. Inzoka nini yari yirambitse hasi. Kugira usobanukirwe ubunini bw'iyi nzoka, inzoka nini yigeze kumenyekana yitwaga Fayito, yageraga kuri metero zisaga 6 z'uburebure. Nyamara Van Lierde yemeje ko iyi nzoka yari ifite uburebure busaga metero 15. Iyi nkuru idasanzwe ntabwo irangirira ku kuyibona gusa. Barayizengurutse, imitima yabo ihinda imishyitsi cyane, maze inzoka izamura igice cyayo cyo hejuru kugeza kuri metero 5 mu kirere mu buryo buteye ubwoba. Muri icyo gihe imitima yabo yatashywe n'ubwoba. Gusa Van Lierde yafashe ifoto gihamya gifatika cy'ibyo yabonaga n'amaso ye. Icyatumye inkuru idafatwa nk'ibihuha gusa ni icyubahiro cy'uwayivugaga. Van Lierde yari umusirikare mukuru wagaragaje ubutwari mu ngabo z'Ababiligi ndetse no mu ngabo z'ubwami bw'Ubwongereza mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibyo yavuze byagombaga gufatwa nk'ukuri. Byongeye abari kumwe nawe muri kajugujugu bemeje ibyo Van Lierde yavugaga kandi yabonye, bituma iyi nkuru ifite gihamya kandi itajegajega. Ifoto y'iyo nzoka nayo yatumye iyi nkuru bayemera cyangwa se bifata nkaho atari igihuha. Hari impaka ku byerekeranye n'ubwoko bw'iyi nzoka itangaje igaragara mu ishyamba rya Congo. Bamwe bavuga ko ari Fayito nini cyane, mu gihe abandi bavuga ko ari Titanobo, inzoka nini ya kera yigeze kubaho mu mashyamba ya za Amerika y'Epfo. Ku mwanya wa gatatu hari umusozi wa zahabu zitangaje. Amashusho mashya yerekanye abaturage bavumbuye umusozi wa zahabu gusa. Byavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga, bibatera kwibaza byinshi. Abaturage ibihumbi berekeye aho hantu bakoresheje amasuka cyangwa se ibindi bikoresho, bagiye gucukura zahabu, bashaka zahabu ifatika muri uwo musozi. Ayo mashusho agaragaza ukuntu Congo ifite umutungo kamere mwinshi. Ibyo kandi byongeye gushimangira ko Congo ari igihugu gifite umutungo ukomeye ku isi kandi bidashidikanywaho kurusha ahandi hose. Nyamara nubwo ifite uyu mutungo mwinshi ukomeye, Congo iracyari mu bihugu bikennye ku isi. Uko uyu mutungo ukoreshwa biratangaje, kuko kugira ngo amafaranga agere ku baturage ni ikintu gikomeye cyane. Ahubwo umutungo wayo ibitangaje wigira mu bigega by'amasosiyete mpuzamahanga. Iyi myumvire ituma umuturage wa Congo nta kintu ageraho, ikomeza gutera ubukene umuturage wa Congo kubera ubwiyongere bw'abantu bashaka zahabu. Ubuyobozi bwohereje abantu ngo babuze abaturage bacukura zahabu. Imirimo yo gucukura muri ako gace yarahagaritswe kugeza igihe bazashyiraho amategeko asanzwe mu bijyanye n'ubucukuzi. Abenshi batangajwe n'uyu musozi utangaje ufite zahabu y'umwimerere. Hari abandi bavuga ko bishobora kuba bifite igisobanuro gikomeye nk'uko bimwe mu byanditswe bya kera bivuga. Guhishurwa k'umusozi wa zahabu bishobora kuba ikimenyetso gikomeye, birimo kugana ku iherezo ry'ibihe. Ariko igihe nicyo cyonyine kizagaragaza ukuri ku bijyanye n'ibyo twabonye muri Congo. Ku mwanya wa 4 tuhasanga uruzi rw'urupfu rutangaje. Nubwo umutaliyani Antonio Gucci yakoze ibikorwa bitangaje, hari amayobera amwe akomeye yamuhoraga ku mutima. Umwobo w'urupfu ruteye ubwoba hari mu mwaka w'1928. Kubera inyota y'ubushakashatsi butajegajega ku mutaliyani, yakoze urugendo rwihariye rwo gusura uwo mwobo w'ibanga. Uwo mwobo uhishe mu butaka bwa Congo, agace gafite ubuso bungana na kilometero 30, aho abantu benshi bakoreraga ubushakashatsi. Akenshi baburirwaga irengero. Nyamara Goti yarihanganye kandi abasha kugera kuri uwo mwobo. Bavuga ko wavumu yawumanutsemo akoresheje imigozi, aho yahasanze icyari ikiyoka kidasanzwe, amaso adasanzwe y'ikiyoka abengerana imikufi y'abantu, amagufa ashashe ahantu hose, ndetse n'inzoka, kongeraho n'udusimba twinshi tudasanzwe mu mutuzo uteye ubwoba. Ukuri kw'iyi nkuru gukomeza kugirwa ibanga. Gusa ikizwi nuko Goti nyuma yo guhangana n'ibyo yasanze muri uyu mwobo, bivugwa ko atigeze asubira muri uyu mwobo wiswe uw'ubugome. Uyu mwobo ufite izina ribi ry'ububi, ukomeje kuba ikimenyetso cy'ibyihishe mu mutima wa Afurika. Ku mwanya wa 5 tuhasanga amabuye afite amashanyarazi mu buryo budasanzwe kandi buteye ubwoba. Mu bivumburwa bishya, amabuye afite amashanyarazi yavumbuwe ahitwa Mononoke muri Congo.
yatumye isi yose itangara ubwo amashusho ya video yagendaga asakara ku mbuga nkoranyambaga. Muri ayo mashusho abaturage bagaragazaga amabuye yihariye atanga umuriro. Iyo amabuye yakubanwagaho yasohoraga umwotsi n'umuriro. Ayo mabuye afite ibara ry'umukara kandi ashashagirana, yifitemo imbaraga zitumvikana neza. Amashusho yakwirakwiriye kuri internet ateza impaka n'ibitekerezo bitandukanye. Abashakashatsi bavuga ko ayo mabuye ashobora kuba afite ikinyabutabire kitaramenyekana neza, aho ishobora kuzazana impinduka zikomeye mu bumenyi bwa siyansi. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Jabafofi mu mutima wa Kongo, hari amashyamba y'inzitane mu buryo butangaje adashobora kwinjirwamo mu buryo bworoshye. Hihishe ibanga ryuzuye inkuru zitangaje, aho ari akarere gatuwe n'ibinyabuzima by'ibimaso. Inkuru z'ibikoko bitangaje bizwi nka Jabafofi ni impinduramatwara z'ibisimba bitangaje binyunyuza amaraso, ziteye ubwoba abantu bose bazumva. Ibi bisimba biteye ubwoba ndetse n'abashakashatsi batinyutse kuhagera, bifite ibipimo binini byagereranywa n'isahani yo kuriraho. Ubushakashatsi bugaragaza ko Jabafofi yubaka imiyoboro minini cyane igenda hagati y'amashyamba, uburyo bikorwa kandi buteye ubwoba, aho bivuga ko hari abaturage bajyayo batitonze bagashiduka baguye muri iyo mitego n'ubudodo bwabyo, maze bakagwa muri izo nyamaswa z'imitego kamere. Ibitekerezo bitangwa n'abo baturage bavuga ko Jabafofi ifite ubumara butangaje ku buryo icyo irumyeho cyose kihapfira nta kabuza. Ese aya makuru ni ukuri cyangwa se ni inkuru z'amakabya nkuru? Iyo bigeze ku kwemeza izi nkuru, ibitekerezo biravuguruzanya. Gusa kiriho nuko inkuru za Jabafofi zikomeje gutera ubwoba abantu benshi cyane. Mu mashyamba ya Kongo aho inyamaswa bihishwe mu buryo buhoraho, aho umwe mu bashakashatsi b'intwari, nubwo nta bihamya bifatika ku bushakashatsi kuri Jabafofi, hari ibyiringiro ko iki ari ikiremwa gishya gishobora kuba kishe muri aya mashyamba manini ya Kongo. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga umujyi w'ibanga uhishwe mu ntara ya Virunga. Muri uyu mujyi uzwi nka Zinji habera ibikorwa bitangaje kubera ubushakashatsi buhakorerwa ndetse n'amabuye y'agaciro ahacukurwa. Mu nkuru za kera bivugwa ko umwami Salomo ashobora kuba yarageze muri uyu mujyi akareba uburyo yabyaza umusaruro amabuye aherereye muri uyu mujyi, ngo kugira ngo arinde amabuye y'agaciro yahabonye ayarindire ubusugire. Yashinze umujyi w'ibanga, yatangije igikorwa kidasanzwe nko kubungabunga inyamaswa ziba muri uwo mujyi, harimo nk'ingagi, umuntu n'inguge, byatumye umujyi wa Zinji ukomeza kuba isoko y'amateka atangaje muri iri shyamba rya Kongo. Ariko nk'uko amateka yerekana, Zinji yaje guhagarika amateka yayo, imiryango yayo ihamye iragenda burundu. Ibikorwa byayo nubwo byibagiranye byasigiye isi amateka y'ibanga. Uyu mujyi wacitse uzwi ku izina rya Lost City of Zinji, ni icyitegererezo cy'imbaraga za muntu mu guhanga udushya. Ku mwanya wa 8 turahasanga kandi amabuye ya cobalt. Aya ngaya akoreshwa cyane cyane nk'imbaraga zo guhindura ubuzima bwa muntu mu buryo bwa tekinoloji. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ubukungu ntashidikanywaho bukomeza kuzamura iterambere ry'ikoranabuhanga ku isi ya muntu. Ayo mabuye ashobora kwifashishwa mu gukora za batiri zishobora kwifashishwa mu buryo bwo gusharija inshuro nyinshi cyane. Kongo ni ihagaze hejuru mu ikorwa rya cobalt nyinshi ku isi, kuko itanga umusaruro ungana na 72% kurusha ibindi bihugu byose bikomeye ku isi. Ariko ibi bikorwa mu buryo bw'umwijima. Uburyo bukoreshwa mu gutanga cyangwa se mu kugurisha aya mabuye ntibushobora gutanga icyizere ku izamuka rya Kongo, ahubwo bishobora kuyizanira umwijima. Abaturage ba Kongo basa nk'ababaye igitambo gikomeye bitewe n'ubutunzi bwa Kongo. Amabuye ya cobalt n'andi mabuye y'agaciro bitanga ishusho igaragaza uko abantu bateshuka ku ndangagaciro za muntu, bigakora nk'umuyoboro wo kugaragaza ubucakara bwa none. Ku mwanya wa 9 turahasanga ibimera n'inyamaswa zidasanzwe. Muri ibi bice hari ibimera n'inyamaswa zidasanzwe, cyangwa se ibinyabuzima binini bituruka mu burengerazuba bw'ibirunga bya Kongo. Harimo amoko y'inyamaswa nk'ibirura byihariye. Abashakashatsi bagaragaza ko bavuze ko hari ubwoko bw'inyoni bwagaragaye muri Kongo. Hari kandi ibintu byinshi cyane bigarukwaho bijyanye n'ubuzima bwa kera, bigaragaza ko Kongo ari igicumbi cy'ubuzima bwa kera ku buryo butangaje. Ibi byose bituma Kongo igira igihembo
ikaba n'isoko y'ubushakashatsi bw'ibiremwa byinshi cyane bibitse amateka. Muri iki gihugu kandi tuhasanga tekinoloji mu by'itumanaho. Ni igihugu kinini ariko gishora imari mu bijyanye na tekinoloji y'itumanaho. Hari kandi ikinyamaswa kidasanzwe cyo mu bwoko bw'inzoka cyitwa mahama. Inzoka ya dinezori cyangwa se bise ko ikomoka mu gisekuru cya dinezori. Mu bice bya Kongo hari inzoka bavuga yitwa mahama yibasiye ibikoko ndetse n'ibindi bigendagenda uruhande rwayo. Igitangaje ni uko abaturage bacyo ibyo byose byababereye umuvumo, kigenda kirushaho kuba indiri y'ibibi ndetse kikarushaho kuvugwaho ubutunzi n'amabuye y'agaciro byagiye bibabera umuvumo. Inkuru nk'izi n'ibindi byegeranyo ku basitari ndetse n'abandi bakubera icyitegererezo muri rusange nta handi uzabisanga usibye hano kuri Buizy Entertainment. Reka mfate umwanya mbashimire, wibuka gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari wa Buizy Entertainment.